Yesu ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mugwiza GB Ministries, twongeye kubiyegereza, twongeye kubasuhuza, twongeye urukumbuzi ni rwinshi. Rero turabasuhuje mu izina rya Yesu, tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose hirya no hino n'imiryango yanyu. Uwiteka akomeze kubanezeza no kubagirira neza, mukomeze kugubwa neza mu buntu bwayo. Yesu nashimwe cyane. Rero ndabashimira iteka ryose uko mudukurikirana, uko mutuhamagara, mutugisha inama, munatubaza ibibazo bimwe ku nyigisho muba mwumvise mutasobanukiwe neza. Tuzajya tugaruka twongere tubivugeho. Rero Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu munsi rero twagira ubuntu, mu kanya turaje tubereke abatumirwa bacu. Ni ukuri ndabizi ko mubishimira, ndabizi ko mubakunda, mujya mubakurikirana iyo twabatumiye, mugakora na komenti mukavuga ko mubakunda. Imana y'amahoro namwe ijye ibahereza ababakunda nk'uko muba mwadukunze. Imana rero turayishimiye cyane. Tugiye kuganira mu kanya, ariko mbere ko tuganira reka dusenga Imana. Murabizi ko ariho dushingiye, niho ubuzima bwacu buri. Tudasenze ntitwabaho, uko nuko twizeye. Rero reka dufatanye. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye cyane kubw'urukundo rwawe, tugushimiye kubw'imbabazi tugirira. Uyu munsi wa none watunejeje, waduhaye kubaho, tuguwe neza muri wowe. Turabizi ko hari benshi basinziriye, ariko abo bose si uko wabangaga, ariko hari impamvu zawe bwite tutazi. Rero turagushimiye ko waturetse kugira ngo tuvuge kugira neza kwawe, duhumuriza kuri uru rubuga waduhaye, dukomezanya tubwirana iby'urutse umutima. Uzuvugane natwe, ganiriza imitima yacu, kandi uganirize n'imitima iri budukurikire muri iki kiganiro. Iyo tudasobanukiwe Mwuka Wera, turasabye ngo yururukaze avugane natwe. Abatumirwa bacu turabasengera, bahe umugisha kuko baba bemeye Mwami kumvira. Erega kumvira ni igitambo gikomeye cyane. Rero tubasengeye umugisha wawe ngo wabeho, bavuga uganiriza imitima yabo, hanyuma twese twunguke. Turagushimiye ko umuje gusenga kwacu Data, mu izina rya Yesu dusenga twiringiye ko byumvise. Amen, amen. Yesu nashimwe cyane. Rero muri studio zacu dufite abatumirwa bacu, dufite Pastor Mary muramuzi, Nyagato, muramuzi, agira impanga ye n'umumwitiranye n'iyindi mpanga, nayo tuzongera tuyihamagare, noneho batwemereye bakaza ari bombi, noneho nkareba ko bitazabacanga mukayoberwa ibyo ari byo. Ariko uyu munsi turi kumwe n'uwitwa Mary, ntabwo ari Marita. Yego, rero Imana imuhe umugisha cyane. Mary, ni karibu kuri studio. Urakoze cyane. Amen, amen. Hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana Pascaline. Pastor Pascaline muramumenyereye, tumaze kugendana urugendo runini, mujya mutanga komenti, muramuzi cyane. Rero Imana yo mu ijuru Pascaline kwishimire, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Amen, amen. Rero mu kanya tugiye kuganira kumwe n'aba bakozi b'Imana, tugiye kubana nabo. Munyemerere tubakire, munyemerere tubatege amatwi, hanyuma wowe ukuremo ibyawe, nurangiza ukore share, uhereze na mugenzi wawe kugira ngo nawe afashwe. Kuko iyo turi hano tuganira amagambo, twese tuba tugira ngo dufatanye urugendo rujya mu ijuru. Kuko musize cyangwa ukansiga, ese waba ujyanye iki? Oya, ntibikabeho. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ngo mwiriye gukora hakiri kare, dore bugiye kwira. Ese wowe bimeze biti? Iwawe ni saa ngapi? Ubwo turimo turavuga mu mwuka, naho ubundi hanze kuntu bisanzwe ubu ni saa 7, ariko noneho mu mwuka iwawe bimeze biti? Turifuza yuko umenya igihe urimo, umenya igihe, umenye n'icyo ugiye gukora. Urabizi iyo bwije ntabwo umuntu aba ashobora kureba hanze, kereka abafite amatara. Yewe hari n'igihe amatara abura. Ese amatara abuze utateganyije ikiri busimbure bigenda biti? Ariko hari ijambo bagiye kutuganira, bakatubwira icyo tugomba gukora hakiri kare butarira, kugira ngo dutangire kwicuza ngo ayiwe, ngo ubu kuki nakoze kino kintu kandi hakiri kare. Rero ni burije, sinyigiye mu mujyi, sinyigiye hirya no hino, ariko tugiye kumenya ukuntu twakora hakiri kare kandi tukagira umusaruro, tukagira ibyo dutahana butarira. Yesu rero abaha umugisha cyane. Reka mbakire, mbahereze urubuga. Pastor Mary, ese ni gute dukwiriye gukora hakiri kare? Ese kare kacu ni akahe dukwiriye gukoreramo? Ese twabiriretinga gute n'ibihe turimo? Ubwo turavuga abakristo,
abatari abakristo wenda baraza kubyumva mu buryo bufatika, ariko turabivugira mu mwuka. Icyo Kristo yashaka kutubwira ni igiki. Yesu abahungisha cyane. Amen. Amen. Yesu aguha umugisha umukozi w'Imana Goreti. Nishimiye iki kiganiro kuko ni ikiganiro kidukangurira gukora. Nubwo uyu murongo uvuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare, twahera hejuru tukareba icyo Yesu yageragezaga kuvuga n'icyo yari ashyizeho umutima. Ahangaha tubona Yesu ngo yarakizaga uwavutse ari impumyi. Umurongo wa mbere igice cya 9 aravuga, Yohana aravuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, ni uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 4 nibwo avuze ati, nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare, ku manywa bugiye kwira. Hakiri ku manywa bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nagira ngo dufatanye kumvira ijambo turisesengure, babwire icyo numvamo, kandi na mugenzi wanjye nawe aragira icyo arivugaho. Ntekereza yuko abigishwa bajya kubaza Yesu bati, uyu muntu kuba yaravutse ari impumyi, ni ababyeyi be bakoze icyaha, niwe wacumuye, byagenze gute? Kuko bigaragara ko muri ibyo bihe ingaruka zazaga ku muntu byaterwaga nuko wenda ababyeyi be baracumuye, byabaga ari nk'ibintu bituruka nk'ahantu inyuma iyo ngiyo mu muryango. Bashaka kumenya impamvu rero bati, ese kuba yaravutse ari impumyi ni ababyeyi be bakoze icyaha? Numva yuko icyaha ni ikintu bafataga nk'aho gishobora guteza ibyago, gishobora guteza ibibazo. Ariko Yesu arabasubiza ati, nk'uko tubona yuko ibyo dutekereza, ibitekerezo byacu nk'abana b'abantu bitandukanye n'iby'Imana, twe tupfa kubona ibyabaye ariko ntitumenye impamvu, ntidusobanukirwa. Imana niyo ifite ubusobanuro bw'ibyo dutekereza n'ibyo twibwira n'ibyatubereye urujijo. Aha rero Yesu yarabasobanuye ati, nta wacumuye, si ingaruka z'igicumuro byaba ku babyeyi be cyangwa se kuri uyu nguyu, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Yongeraho aravuga ati, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare. Yesu ashimwe cyane. Bigaragara yuko Yesu yari anyotewe kugira ngo akore demonstration, agire ikintu akora. Yari afite inyota yo kugira ikintu akora hakiri kare, bigaragarira abantu, kuko ibi bihuye n'ubutumwa bwiza bwa Matayo, bihuye nuko twategetswe kujya gukora, cyangwa nuko twatumwe ngo nimugende mubwirize abantu, mukize indwara zose, mukize ubumuga. Ahangaha rero cyari igihe Yesu ashaka kugaragaza ko arimo gukora umurimo wa Data. Niyo mpamvu yabasubije ati, nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare, kuko bugiye kwira, kandi iyo bwije ntabwo umuntu aba akibasha gukora. Naho mwe ntimutekereze ibindi, ntimutekereze ko hari uwacumuye cyangwa se yaba we cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekane. Uyu mugiye kumufata nk'igeragezwa ry'imirimo y'Imana, ngiye kubereka uko bigomba kugenda. Yesu ashimwe cyane. Ngiye kubereka uko bigomba gukorwa. Byari ukugira ngo umurimo w'Imana werekanirwe muri we, icyubahiro cy'Imana cyerekanirwe muri we. Rero ahangaha bihuye n'ubutumwa bwiza bw'ibyo twatumye gukora, kuko tugomba gukora umurimo. Nk'uko umukozi w'Imana Goreta ambajije ati, ese kuvuga ngo ni ryari, ngo burije, ese igihe ni iki? Njye navuga ngo igihe ni nonaha, kandi igihe cyareje. Ni ukuvuga ngo turi mu bukererwa, ahubwo dukwiriye gufatirana. Sibyo mukozi w'Imana? Turi mu bukererwa. Abongereza nibo bavuga ijambo akavuga ngo as soon as yesterday. Igihe cyarejo, igihe kiri uyu munsi. Nubona Imana ikongereye umunsi wo kubaho, ujye umenya ngo urakorera mu bukererwa, ahubwo ufatirane. Nta gihe dufite. Nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Uracyabona umwanya wo kuvuga, uracyabona forum yo kuvugiramo, uracyabona n'abantu ubwira ijambo ry'Imana, uracyabona n'umuntu umwe utambuka ushobora guhagarika uti, hagarara aho ngaho ubwira ijambo ry'Imana. Icyo ni cyo gihe
haracyari ku manywa, biracyakwemerera. Ntabwo uramugara ngo ubwo bw'ururimi, ntabwo urajya muri koma, ntabwo urakubitwa ngo ugire stroke, ntabwo urarwara umutwe ngo ujye mu bitaro. Iki ni cyo gihe ijambo ry'Imana ritubwira ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare. Aho bihuriye rero n'umucyo w'izuba cyangwa se n'ubwire bwo kuvuga ngo haje umwijima, bijyanye n'igihe ugezemo. Ubasha gukora umurimo w'Imana. Rero nicyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ngira ngo nawe mukozi w'Imana Pascaline, wagira icyo uvuga kuri iri jambo, kugira ngo no kwiharira uyu murongo, kuko uyu murongo uraryoshye kandi ni mugari. Dukwiye gukora umurimo w'uwaduhamagaye. Twarakererewe, turi mu bukerere, dufite umwenda, dufite ideni ryo gukora umurimo w'uwaduhamagaye. Karibu umukozi w'Imana, nawe ugira icyo uvugaho. Imana iguhe umugisha Pastor. Ndanezerewe kubera ijambo turiho turaganiraho, abatumirwa bacu badukurikiye, Imana ibahereze umugisha. Reka nanjye nongere masome kugira ngo nanjye nongere kuza. Iri jambo ry'Imana riraryoshye, ni iryo kuza. Ngo nkwiriye gukora umurimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Hari abantu bibwira yuko dufite igihe. Nicyo ndeba hano Yesu yashaka kugaragaza. Imana isobanuye neza. Gusobanuye neza, ntabwo ubwire yavugaga ari ubwire bwa cyagiye nijoro abantu baryama, ntabwo bavuga amanywa yayandi tumenyereye ko ari amanywa asanzwe. Oya, Yesu yari umwuka kandi Imana ni umwuka. Yageragezaga gusobanura ibintu by'umwuka, agerageza gusobanurira abantu. Mu busanzwe abantu dukunda kugira ibintu byo kutagira umwete, byo kudahutiraho, tukavuga ngo nzabikora, nzaba ngenda, nzaba mbivuga. Hari igihe umukozi w'Imana tuganira kuri ijambo, nibutse uburyo Imana yajyaga itubwira ngo nimuhaguruke mujye kuvuga ubutumwa, nimuhaguruke mujye gukora umurimo, nimuhaguruke mujye gusengera abantu. Noneho deni ugasanga harimo abantu bavuga ngo reka mbanze ngo mbisengere, buriya kamaze mbisengere, akumva bigiye gutwara nk'igihe runaka, kandi Imana yavuze ngo haguruka. So iri jambo riradushishikariza guhaguruka, riradushishikariza gukora hakiri kare. Bisobanuye iki? Kare hanjye, kare h'umuntu uri uduteze amatwi, kare h'umuntu ku manywa, h'umuntu uri gukurikirana, uzakurikirana ikiganiro. Kare hawe n'uyu munsi, ku manywa hawe n'uyu munsi. Ndagira ngo we gushyiramo ijambo nza Pastor, ni ijambo ritumye ibintu bimwe na bimwe bidindira, imihamagaro imwe iradindiye. Nzabikora kandi hakiri kare. N'ubu hakiri kare ni ukugira ngo abantu duhaguruke. Yesu yashaka kubereka yuko igihe ari iki, nta gihe cyo gusobanura ibintu byinshi ngo ni ababyeyi bakoze ibyaha. Abantu bari batinze bibaza, ese dukomeze dutekereze ku umuntu wakoze icyaha, ni ababyeyi cyangwa ni umwana we? Ariko arababwira ntabwo ari umwana wakoze ibyaha, ni ukugira ngo imirimo y'Imana ikorerwe muri twe. Mbonereho kuvuga ngo ni ikihe kibazo ufite, ni iyihe mbogamizi uhura nayo, ni igihe kugira ngo Imana igaragaze imirimo yayo. Haleluya. Imirimo y'Imana ni ukuhaguruka tukagaragaza Imana muri abo bantu. Uyu munsi abantu bibaza kubera iki bimeze gutya. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe muri twe. Haleluya. Ninde waba ufite inzitizi runaka? Ese urarwaye? Ese hari challenge wahuye nayo uvuka? Ese abantu bariho baribaza, ariko Yesu arabwira ngo ntabwo turi butinde muri ibyo, kubera ko ntari ababyeyi nta byaha bakoze, ari umwana nta cyaha yakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye. Reka mboneho mbwira abakozi b'Imana, mboneho mbwire abantu muri kumva ijwi ry'Imana, nimuhaguruke mukore hakiri kare. Ijambo ry'Imana uko turushaho kurivuga, niwo muti wa buri kibazo cy'umuntu wese. Ijambo ry'Imana yarabwiye ngo nkwiye gukora imirimo hakiri kare. Bantu b'Imana, nimuhaguruke mukore imirimo, nimuhaguruke dukore imirimo y'uwantumye.
ni Kristo wadutumye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Dukore. Hari abantu bazi ngo nza yivanaho ahubwo uvuga ngo ngiye gukora, ngiye nona hakiri ku manywa, butarira ni ryari pastor? Butarira ni hahandi ushobora guhura n'inzitizi utakibasha guhaguruka mu giti. Ni hahandi bushobora kukwiriraho. Umuntu uri mu bitaro bwamwiriye, uri muri koma bwamwiriyeho. Nshuti yanjye, ntabwo tuzi umunsi n'isaha, tuzi iminsi tumaze ariko isigaye ntituyizi. None ko bugiye kwira, wenda Kristo yazira ijoro, wenda Kristo yaza nona, ariko umuntu ndiho ndatera umwete umuntu uvuga ngo ni nayo mpamvu tuba twagize umwete wo kuza. Niyo mpamvu dushishikariza buri muntu iri jambo, nawe haguruka ukore hakiri ku manywa, butarira, utaragira ibintu byinshi bikuzitira. Hari igihe umuntu agira ibintu byinshi bimuzitira bigasa naho bibaye nijoro. Mumbabarire mvuge gutyo, ariko ijoro Kristo yavugaga ni ijoro ko hari igihe azaba atakiri muri iyi si. Yari afite misiyo y'igihe gito, hanyuma agomba gukora hakiri kare, umwijima utaraza. Ego umwijima wacuze igihe yari ku musaraba, iki kintu yanavugaga cyane. Ariko hacuze umwijima, hariya ntabwo abasha kubabwira ijambo ngo bamwumve. Hariya ntabwo ari kubasha gukiza cyane ngo babyumve. Nubwo hakoreye igitangaza aho muri impumyi, wa musirikare wamukubise icumu mu rubavu, havamwo amazi n'amaraso bijya mu ijisho rya wa mpumyi, arareba wa musirikare. Ariko ntabwo yagombaga kubikora nk'uko arari abikora akiri mu ivugabutumwa. Rero katubwira abantu ngo nimuhaguruke dukore imirimo y'Imana, kora imirimo myiza, kora imirimo ihesha Imana icyubahiro. Vuga ijambo ry'Imana ribwira abantu, kuko Imana yavuze ngo ushobora guhura n'umuntu ukamubwira, ushobora no kugira umwanya ukamutegera. Nabwiye abantu imbuga nkoranyambaga dukunda gukurikirana nyinshi zitandukanye, message dutanga, WhatsApp tuba turiho, ushobora gukora umurimo w'Imana hakiri kare. Gira umuntu wohereza ijambo ry'Imana, gira umuntu uhereza ubuhamya, kuko muri iki gihe burenda kwira. Aho hantu ndumva ari icyo kintu nabasha gusobanura aka kanya. Yego, karibu. Reka turebe uyu murongo uhuye n'iri jambo ry'Imana. Ibyanditswe mbabwiye biri muri Matayo ibice 10 umurongo wa 7 n'uwa 8. Aravuga ati nimugende mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uwo ni wa murimo w'uwadutumye. Aha yatumaga abigishwa be, ariko muri iki gihe ubu nitwe bigishwa ba Yesu. Siko bimeze pastor? Turabigishwa ba Yesu. Izi ni intumwa zagendanye na Yesu, tubona ahamagara 12, ariko ubu nitwe turi mu cyimbo cy'intumwa rwose. Nimugende mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi. Ariko ijambo ry'Imana riduha challenge pastor, ngo nidukize, kandi twese tuzi ko Imana ari yikiza. Impamvu avuga ngo mukize, ako kantu nako kavugeho, nuko Imana iri muri twe. Yaravuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ni ukuvuga ngo ibi biganza nubwo bigaragara ko ari ibyacu, ariko Kristo ari muri twe. Yaduhaye ububasha n'ubushobozi. Ububasha bwa Kristo buri muri twe, ububasha bw'Imana buri muri twe. Niyo mpamvu abantu batari gukora hakiri kare bishe benshi. Kuko hari abantu bakizwa n'iri jambo. Iyo duhagurutse, iyo uriya muntu ahagurutse, iri jambo araryumva rikamukiza. Erega hari n'uburyo bwo gukira mu buryo bukomeye. Amarangamutima y'abantu ararwaye. Imana ikeneye ko tuvuga ijambo rigakiza amarangamutima y'abakozi. Aravuze ati mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe. Izo ni assignment twahawe cyangwa se n'akazi twahawe. Ari nako kaza Yesu akavuga ati nkwiriye gukora umurimo w'abantu. Hari intumwa, hakaba n'iby'itumwe, hakaba n'ubutumwa. Niyo mpamvu yavuze ati mukiza abarwayi, muzure abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi.
kuko hano uyu murongo utangira ku bice 10 tubona nanone yuko ubwo bubasha bwo kugira ngo bagende bakize yari yabutanze. Aravuga ngo ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose, which means turabufite. Rero niyo mpamvu hariya tubona ngo nimukize abarwayi muzura abapfuye. Ntabwo iri jambo rivuze ngo nimusengera abarwayi cyangwa mugende musenga Imana izura abapfa, ngo nimukize abarwayi nimurangiza muzura abapfuye, ngo mukize ababembe, mwirukana abadayimoni. Kuvuga ngo dufite ububasha. Yamaze guhamagara twebwe nk'uko yahamagaye intumwa, nk'uko yafasha abigishwa akabashyiramo ubwo bubasha bwo gukiza indwara zose n'ubumuga bwose no kwirukana abadayimoni, niko natwe twahawe uwo mugabane dukwiriye gukora. Ariko muri iyi minsi turisuzugura. Niyo mpamvu duhora tubisubika tuvuga ngo nzakora ejo, nzabanza ngende niyiriza amasengesho y'iminsi 40 narangira, icyo gihe nzaba ndi fresh ngende nsengero kantu pastor iminsi 40 nzaze ntwika. Ukumva yuko ari nk'ikintu wijyanye nk'ahantu wikubita icyuhagiro uva yugurumana ugiye gutwiga. Nyamara ububasha turabugendana, ububasha buri muri twe, imbaraga ziri muri twe. Mwami yarabutanze, ntabwo buri ku mushumba uwizera wese yarabuhawe. Cyangwa ugatinya abadayimoni ukavuga biriya nzabiha abapasiteri, biriya bazajya mu itorero basaba appointment n'umushumba. Nidukomeza gusubika umurimo w'Imana, imirimo ye yadutumye tuvuga ngo hari abayihamagariwe kandi twese twarahamagawe, ubwo turindiriye ko bwira bukatwiriraho. Hanyuma nukubitwa n'ikintu, nukubitwa n'uburwayi, utangire kuvuga utayi we Mana nyongera iminsi, kandi igihe ni iki ngiki, nyongera iminsi. Iyo mbona iminsi nkagukorera Mana, igihe nikirarangira, igihe nikiragera. Nyamara igihe turimo turacyangiriza ngose. Ijambo ry'Imana rero ratubwiye ngo nidukora umurimo uwaduhamagaye hakiri ku manywa. Nyamara iri jambo ni iryo kwitabwaho cyane, ijambo ryo gushyiraho imbaraga, ni ijambo ryo gufatana umwete ntiturijenjeke, kuko igihe ni iki, ejo ntabwo tuzi iby'ejo. Ubona ufite ubugingo, ubasha kuvuga, ubasha kugira uwo wagarura kugakiza, ubasha kugira uwo wasengera agakira, igihe ni iki. Komereza umukozi w'Imana. Butarira Imana iguha umugisha. Urabona hano yashishikarizaga intumwa. Biragaragara ko uko wakomeje kuvuga ko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, no mu Bakorinto ba mbere haravuga ngo ubwo dukorana nayo turabinginga ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Hari abantu bari gupfusha ubuntu bw'Imana ubusa. Ubuntu bw'Imana butandukanye n'ibyo twibwira. Ubuntu bw'Imana butandukanye n'imitekerereze yacu. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Mureke twemere kugira ngo turye ibyiza byo mu gihugu. Ibyiza byo mu gihugu aba bantu bazakira. N'ubu harimo abariho barakira ahantu tubwira ijambo ry'Imana. Mwebwe mukurikiye n'abazakurikira mwakire. Amen. Nimutegereze ikindi, akira. Akira gukira, akira kubohoka. Kuko Kristo yaravugaga ngo ukwizera kwawe kuragukijije. Sibyo? Uyu muntu uri gukurikira niyakire gukira hakiri kare. Yitegereza kuzajya nko kwa padiri guhabwa penetensiyo. Ihane nona niba ari icyaha ufite wakire gukira. Amen. Ntabwo ugomba gutegereza ngo bwireho ya erega gushobora no kwira utarihana. Gushobora kwira utarabona ayo mahirwe, ariko kuva umaze kumva ijambo ry'Imana niko yabwiraga izi ntumwa. Arabwira ati nimuhaguruke bakozi b'Imana, mureke duhaguruke dukureho inzitwazo. Inzitwazo bishobora kuba ibintu byinshi bitandukanye, ariko byaba bibabaje bwije tutarakora. Hari ijambo nari maze iminsi nibaza aho rivuga ngo abasaruzi ni bake, ngo ariko ibisarurwa ni byinshi, ngo nimutumire nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi. Iryo jambo naryibazagaho nkibaza abashumba ko ari benshi, abavuga butumwa ko ari benshi, kuki nanjye Imana numva impagurutsa mu gihe cyane. Kumbe buri muntu Imana ifite ibyo yamuteguriye agomba gukora kandi azamurika imbere y'Imana. Nimureke dukore hakiri kare. Nimureke dukore hakiri kare
ndashimira Imana umukozi w'Imana Goreti yemeye guhaguruka hakiri kare butarira, agira umwete, natwe tugira umwete. Reka dutere umwete n'abandi, muhaguruke mwihane hakiri kare, mwizere Imana hakiri kare. Hari umwuka Satani yashyize mu bantu wo gushidikanya, bagashidikanya iby'Imana ivugana nabo, bagashidikanya ku ijambo ry'Imana, bakavuga se ni ryari, bizaza ryari. Cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Muri Matayo ibice 10 umurongo wa 5 bavuze ngo abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu mudugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Zazimiye bivuze yuko zari ziri mu dufite intama zazimiye. Iyi niyo mpamvu ari harabatera umwete aravuga ngo nimukore hakiri kare, hakiri ku manywa. Hari intama ziriho zizimira, hari n'izindi zazimiye, ariko ubwo uko duhaguruka tugakora hakiri ku manywa, niko Imana igira birokirita, niko igira birokora, niko igira bigarura, yongera ikabasubizamo intege. Muri iyi minsi hari ibintu bitumye abantu bacika intege. Niyo mpamvu na Yesu yababwira ngo abwiriza intumwa, kandi imagine intumwa zari 12 gusa. Yesu nibo yashyizemo umuhamagaro. Nimurebe isi yose ukuntu rero iri mu murimo. Hanyuma singe nawe uyu munsi muri abo bantu 12 niduhaguruka tugakora umurimo hakiri ku manywa, tukareka kuvuga ngo dutegereze ejo bundi ngo urumva ngo urabona ngo urabireba. Gusenga ni ingenzi, ariko gusenga uko nahaguruka hari ubwo bisubika. hari igihe usenga, ariko hari n'igihe kandi ukomeza ugakora kandi uranasenga. Ariko hari abantu basubitse ibintu. Yesu arabwira ngo nimugende mushaka izo ntama zazimiye. Bakunzi, turi hano kubwira abantu ngo nimukore hakiri kare. Izere Imana hakiri kare. Hano harimo abantu baba barahawe umurimo w'Imana bakawusura. Harimo abantu Imana ibihagurutsa buri munsi babwira ni muhaguruke mukore hakiri ku manywa, ngo inongo urabyumva, ngo reka mbanze nkora ibi akihataye. Kamba guhamya gatoya, nigeze kurwara, nari ntwite, hanyuma ndirikoroka, umwanzi ashaka kubizana. Imana ituma umuntu twasengana yamubwira ngo ihute ujye kureba jyewe. Nari mu nzu jyenyine, uyu muntu yadahita ahaguruka, hari ikibazo cyari kundana. None muhaguruke. Hari abo twatabara, hari abo buri muntu ahagurutse hari icyo yaramira cyane. Zazindi zazimiye cyane twazitaruye. Yego. Komereza fast. Reka mvuge kuri iryo jambo ngo mujye mu ntama zazimiye. Oh my God. Ariko iki kintu ko mbona muri iyi minsi kigoye. Abantu ntabwo bashaka kujya mu ntama zazimiye. Abantu barashaka ibintu, niba turi muri church turashaka ko abantu bizana mu itorero tutagiye kubazana. Turashaka ko amatorero apfa kuzura gusa ariko tutagiye. Kandi ntago ariyo modo ya Yesu. Modo ya Yesu kwari ukujya kubahiga iyo ngiyo mu birorero no mu bihanamanga. Dusomye Matayo 9:35 hariya yavugaga ngo abarebye ngo abona barasandaye, bararushye, barashonje, ngo bameze nk'intama zidafite umwungeri, ariko ngo arabababarira. Bariyo mu birorero, yakomeje agenda mu birorero. Twebwe turashaka kugenda ahantu heza, mbega turashaka ubutumwa buri comfortable, bwo twakirira muri comfort, tugatangira muri comfort zone. Nta giciro dushaka gutanga. Igiciro rero niho tubona yuko Yesu yakoraga amanywa na nijoro, ajya gushaka abazimiye, abarushye, abaremerewe, ngo abasandaye, abananiwe. Iyo usomye muri Bibiliya y'Icyongereza ubona amagambo ateye ubwoba ngo bari distressed, urumva, ngo bari hopeless, bari helpless, nta byiringiro bafite. Ariko mbona modo y'ubutumwa dusigaye tubwiriza muri iyi minsi ni ubutumwa bwo muri comfort zone. Ni bansange mu itorero, kandi ubwo ntitwagiye kubashaka, ntitwagiye kubahiga, tugategereza yuko intama ziza. Ese bazaza gute tutababwirije?
kandi ku cyumweru tugahamagara ngo hari abashaka kwakira agakiza, kandi urabizi abo usanganywe ko aribo bahora ni babandi baje, nta wundi muntu wiyongera, nawe mwagiye kubwira ubutumwa, none se bazakizwa kangahe? ukavuga uti washaka kwakira, ninde ushaka kwakira agakiza? kandi ubwo ntiwagiye gukora discipleship, ugiye kubahamagara. abashumba Imana itubabarire, ahubwo dukwiriye kwihana, kuko uko systeme Yesu yakoreragamo, twebwe twihaye iyacu ntabwo ariyo dukoreramo. We yagendaga mu barushye n'abaremerewe, mu batindi n'abakene, mu bashonje, barakinga ubutumwa bwiza, barakinga ibyo kurya, barakinga imyambaro, barwaye bakeneye ihumure. ariko twe turashaka abantu b'abanyacyubahiro baza bakicara mu itorero, twarangiza tukavuga ngo itorero ryaruzuye, mu itorero congregation iruzuye, ugashyiraho service eshatu, kandi ni babandi. Imana nitubabarire. Systeme turimo gukoreramo niyo ni igihimbano cy'umwana w'umuntu, ntabwo ari modo ya Yesu. Yesu yaravuze ni mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mwirukana abadayimoni, mukize indwara, mukize ubumuga bwose, mwaherewe ubuntu namwe mutangire ubuntu bwose. Jyewe passion yanjye mfite ni ukugera kuri abo batagerwaho, aba bandi banena, aba bandi aho abantu badakandagira ngo ni habi, aho abantu iyo ngiyo Uwiteka azabigushoboza, niyo passion, niyo hati yanjye, niyo nyota ya umurongo nchalenginga cyane muri Bibiliya. Numva ndimo gukorera mu bukererwe, njyewe ndarakinga time ni Matayo 9:35 niwo murongo unyeganyeza. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. ababonye abantu uko ari benshi, abonye ukuntu abantu ari benshi, arabababarira kuko bari barushye cyane, basandaye nk'intama zitagira umutware, zitagira umwungeri. Yarabarebye arabababarira. Mbere na mbere ubutumwa bwiza bugomba guhera ku mpuhwe ugirira abantu. Shaka abantu ugirira impuhwe, ikagushaka abantu mureshye cyangwa mungana badafite emotions ziba raising muri wowe. Jya gushaka abantu urebe ukumva ugiriye imbabazi. Ngo yarabarebye arabababarira, bari basandaye barushye, bameze nk'intama zidafite umwungeri. Gasoza ako kantu, maze bameze nk'intama zitagira umwungeri. 7 niho yavuze ngo maze abwira abigishwa bati, arebye challenge ihari na need ihari, ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu murima, mu bisarurwa bye. Yarabarebye abona demand ihari na supply ntibihura. Reka nkoresha ayo material. Demand nini cyane, ariko supply ni nto. Abishyize ku muzana abona harimo ikinyuranye. Agahinda karamwica, kuko Yesu yagendanaga n'abigishwa nabo kandi badafite passion nk'iyo yari afite. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe bamuhagarikaga bakamaza atari ko mwigisha tubwire. Akabona barimo bafite amakimbirane. Hari aho Bibiliya ivuga ngo bafite amakimbirane, barimo kwibaza ngo ninde mukuru muri twe. Kuvuga ngo icyo Yesu cyari kimuraje ishinga ni ugushaka abo bazimiye, ariko bo barashaka ninde mukuru muri twe, ibyubahiro. Yaba ari aho akabona ababyeyi baje gushaka imyanya, ngo ndakwinginze nugera mu bwami bwawe uyu muhungu wanjye umwe uzamushyira ibumoso undi umushyira iburyo. Ariko kwikunda urumva ni ibintu byo gutereta, ibintu byo gushaka imyanya byatangiye kera, ibintu by'ikimenyane. Si cyo Yesu cyamugenzaga. Urumva rero n'ibyamuteraga agahinda nuko yagendanaga n'abantu batari kuri same page nawe, batari kumwe. Kimubabaje n'ikimuraje ishinga, abandi bo barishakira, bararwanira imitsima, baribaza ngo ninde mukuru muri twe, bikabatera amakimbirane. Imana itubabarire. Ni kimwe n'iki gihe ko abantu bafite byinshi bibarangaje, bararutana. Avuga ati njyewe ndi apotre, undi bishop.
ariko njyewe kuki mutamamagara ko ni bishop, mutamamagara ko ni bishop sinzanakwitaba. bakozi b'Imana iyo sije yiteye ubwoba kugira ngo tuzayikorere tuzayifatira ikiganiro igihe cyayo. sije y'amatitire, amatitire niyo yangije ubwami bw'Imana, niyo Ninde yangije mukuru, ninde ukomeye, ninde ukomeye, ninde uruta uwundi. ninde uruta uwundi. Umuntu araduka uyu munsi ngenda apoze, ufite amatorero angahe se? Undi ati genda bishop, wabihawe nande se? Undi ahubwo noneho nimunyongereho na dogiteri. Imana itunganye ipange, kandi atari byo Yesu yashakaga. Yesu icyo yashakaga nuko tujya gushaka abazimiye, yes, abatatanye bameze nk'abatagira umwungeri, ariko twebwe turarwanira mu itorero cyane. mvuga kuki uyu munsi batamaye ngo nigishe, ariko buriya mwabonye ukuntu Mary yigishije, iyo baba bamaye ngo mbereke, turashaka ariko nyamara Yesu icyo ashaka nuko tujya gutarura ba bandi hakiri kare. Yego, bugiye kwira nta mwanya dufite. Turi muri manka y'igihe, sibyo gogo? Turakorera, turi muri minus. Imana itugirira ubuntu. icyo dukwiye gukora hakiri kare, niryo jambo twahereyeho ngo dukore hakiri kare. Nidukora hakiri kare turahaguruka tujye muri ibyo birori, twegere abantu tubasange, turagira umwete. Erega Yesu nta nubwo tubona avuga ko ari apotre, ntabwo tubona kuba apotre, nta nubwo ari cyo kibazo, kuba doctor ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo intego dufite mu mitima yacu, ubikoresheje iki? Yego, n'icyo uriho urakora. Ikindi cya kabiri, ese uriho urakora mu Yesu yadusigaye izi nshingano, tugende tubwire abantu ubutumwa bwiza hakiri kare. Abantu bafite ibindi bintu bahugiyemo, bakumva ubutumwa bwa Kristo bagomba kuvuga igihe bishakiye, igihe bumva babitekerereje, ariko igihe ni iki? Itorero nirihaguruke. Wowe wamaze kumenya Kristo, haguruka. Wowe wamaze gusobanukirwa neza y'umwami, haguruka. Genda ugira undi muntu ubwira ibyiza bya Kristo, wamuha ubuhamya bwawe bwamufasha bukamukura akava muri uriya mwijima. Oh, haleluya. Niduhaguruke, tugire umwete. Urabona Yesu yaherezaga umwete ziriya ntumwa 12, nibo bantu dukwiye kureberaho. Ese niki gituma njye numva mfite inyota yo guhaguruka kuvuga ubutumwa, no kugira ngo hagire umuntu ukira? Hano ku murongo wa ibice 10 umurongo wa 37 yarabwiye ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Bivuze ngo Imana ni urukundo. Niba Imana iri muri wowe rero, uri bugire inyota yo kujya kubwira ubutumwa uriya muntu, uko umukozi w'Imana avuga ati ndumva mfite inyota yo kujya gusangiza bariya bantu ijambo ry'Imana, kubabwira Kristo, bariya abantu baboshye, bariya abantu bababaye, bariya abantu bibwira ko Imana yabataye, bariya abantu bibwira ko Imana itabakunda, bariya abantu bibwira ko igihe atari icyabo, kandi igihe ni icyabo igihe ni icyabo. Ariko kubera ko hari umwijima batwikiriye, hari imbaraga z'umwanzi Satani zibagose, bumva atari ibye. Niduhaguruke tujye mu birorero, niduhaguruke dusanga abo bantu. Ushobora no kugenda ugasura umuntu, ugakomanga ukamusura mu buryo bwiza bwo kumuha ijambo, kandi ugasanga ukoze icya kintu gikomeye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nimureke gukunda abana, nimureke gukunda ababyeyi, nimureke gukunda abo bantu. Kristo yavuze ngo uzabakunda kubandutisha ni ikibazo. Kubandutisha ni ikibazo. Ngo ntaba akwiriye kuba uwa Kristo, ntabwo uba uri uw'Imana, kuko Kristo nawe Imana yaritanze, yatanze umwana wayo Yesu Kristo. Haleluya. Twitange umukozi w'Imana, twitange, abantu bitange, abantu bahaguruke hakiri kare, hakiri ku manywa, dore bugiye kwira. Aho umuntu azaba atabasha kurora, aho umuntu azifuza kugira icyo yaba yarakoze, hanyuma agasanga ataragikoze akicuza. Tubwire abantu bakore hakiri kare kugira ngo batazicuza. Bavuga ngo iyo mbimenye aba narahagurutse. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngira ngo tugana ku musozo, ibisabwa turabifite. Hari indirimbo nkunda cyane, hari igitero cy'indirimbo nkunda cyane, ngo umuntu umwe yaravuze ati
umuntu w'Imana ngo yaravuze ati yewe ntacyo nishoboreye, ngo ariko ashyuhijwe n'umuriro ati mana ntoma ndaje. Icyo dukeneye ni ukumenya ko twahawe umuriro turawufite. Dusaba Imana umuriro w'ubutumwa bwiza. Ngo umuntu w'Imana yavuze ati jye ntacyo nishoboreye, ariko ngo ashyuhijwe n'umuriro ngo aravuga ati mana noneho ntoma jye ndaje. Uribuka na Yesaya ikara ryamuciye ku muriro, ryamuciye ku munwa, sorry, yakira umuriro. Imana iravuga ati ninde ntuma, undi ati ndi hano ntuma. Kuko ikara ukeneye umuriro pastor, nanjye nkeneye umuriro nutu. Kandi Yesu ijambo ry'Imana muri Luka 12:49 aravuga ngo naje kujugunya umuriro mu isi. Haleluya. Amen. Kandi yarawujugunye. Naje kujugunya umuriro mu isi. None niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi? My God. Haleluya. Yesu yaje kujugunya umuriro mu isi kandi yarawujugunye. Kandi uwo muriro ntabwo wahise uzima, wahise ufata. Warafashe. Niyo mpamvu abaza ngo niba naraje kujugunya umuriro mu isi ukaba umaze gufata ndacyashaka iki? Reka dukoreshe umuriro kuko gufata umuriro twahawe ngo tuwuzimye cyangwa tuwirengagize. Kandi ijambo ry'Imana ritwereka yuko Yesu yaje kugira gute gucana umuriro, yarawukongeje. Sibyo ko na Yeremiya yaravuze ngo Imana yongerageje kubyirengagiza ngo umuriro waka mu magufa. Umuriro waka mu magufa, hari abantu imiriro ihiraka mu magufa. Tubabwire bareke kwirengagiza. Kwirengagiza iryo jwi rikubwira ngo jya gutarura abazimiye, jya gutarura abarwayi, usengera abarwayi, jya gusura abo bantu bababaye. Hari ubwo wibwira ngo kujya kubwiriza buri munsi ntuzabibonera umwanya. Ni iki wakoze se basi mu bwami bw'Imana? Wagiye gusura se wa wundi urwaye? Wagiye kumusengera se? Ubwami bw'Imana bufite imirimo myinshi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Twebwe hari aho tubitekerereza tukumva yuko ngira ngo ari akazi k'abashumba, ari akazi k'abapasiteri, kandi twahamagawe gutwara umuriro w'ubutumwa bwiza tukarokora benshi. Kuko Bibiliya iravuga ngo abajyanwa bajya kwicwa nimubazibukire, ngo abashorewe bajya kwicwa nimubareke, ntitubareke. Imana yo hari iki tubaraho, hari responsibility tubaramo. Ndumva twese dukwiriye guhaguruka. Igihe ni iki kandi nta gihe kirimo kirashira kuko gishirana n'umuntu. Mwakoze cyane. Amen. Yesu ashimye cyane. Imana ibamugisha cyane abakozi b'Imana kubw'amagambo yo guhaguruka hakiri kare. Inshuti zacu mudukurikiraho muri hirya no hino, mureke duhaguruke hakiri kare kuko ni wowe utumye za nama zikiri hanze zitinze, ni wowe utumye ba bantu batari bamenya agakiza. Kandi hari icyo Imana yagutumye muri iyi si. Murekera aho kwisuzugura, murekera aho kumva yuko ntacyo washobora. Buri umwe wese afite icyo ashoboye. Turi ingingo, ariko buretse ko ijambo ry'Imana ritubwira twese turi ingingo. Yesu nashimwe cyane. Bivuze ngo hari icyo wakora, nanjye hari icyo nakora. Kandi uzanye impano yawe mwazana iyanjye, twakora cyane tukabona umusaruro mu nzu y'Imana. Aho kugira ngo twicare imbere ya pasitori buri munsi bahagurutse abapasitori bahaguruke, abakozi b'Imana bahaguruke ejo n'ejo bundi. Mu by'ukuri ntabwo ari byo, ariko wakwifatira icyo bavuga uti reka nanjye mbe umwe muri ba basaruzi ab'Imana irimo guhamagara. Bavuga uti nanjye reka mbe umwe muri ba bandi bagiye kugira icyo bakora hakiri kare butari bwira. Ariko buriya munsi iyo bumaze kwira tuzarebe, reka dusubire mu giturage. Hari abantu babaye mu giturage nkanjye umva, iyo uri mu giturage bukira nyine burira uburyo n'ikibido giteretse hariya ntukibona. Hahandi ugenda ugakabura gisitaye, umva twarasitaye, amano yaravunitse yarashize, twarasitaye bya bindi pe. Bivuga iki rero? Nijoro iyo umaze kwira nta kintu gikoreka, bikenewe ko dukora hakiri kare. Iyo utanduriye ibintu hakiri kare, inka zigataha. Abaragiyeho inka ngira ngo turabyumva cyane. Inka zigataha
niba utakuye ibintu mu nzu yawe wumva zirakandagira ibintu byose biribirindura, ariko iyo wanduruye utuntu twatwigijeyo umva nta muntu usitara, n'inka nta kintu zimena, mwese mugenda ari amahoro. Rero kugira ngo ubwami bwa data abo Imana ikeneye bose ko baza mu nzu yayo, mureke tubagereho. Ntihazagire uvuga ngo njyewe nabuze uwumbwira, ngiyo mba naramenye nanjye nkaba naragize icyo nkora. Rero utazagera mu ijuru ugasanga nta tunyenyeri ufite. Mureke dushake amanyenyeri yacu, amanyenyeri mureke dushake inyenyeri, dushake amakamba yacu. Buri muntu yishakira ikamba rye. Ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka bazarabagirana nk'inyenyeri. Ndumva nifuza kuzarabagirana, ndumva nifuza guhindura benshi. Imana yo mu ijuru iduhereza izo mbaraga kandi twarazihawe. Tugire iminyago tuzana, ariko abantu ukorana nabo warababwiye, abantu wiganye nabo ahangaho kuriye intebe mujye mubabwira, abo muhura nabo se murababwira. Ariko icyo nasobanukiwe nuko burya no mu nzu y'Imana naho harimo iminyago. Ubushize hari umukozi w'Imana twaganira witwa Michel Zigirinshuti, natubwira ngo mu nzu y'Imana harimo iminyago, harimo abantu barimo badakijijwe. Muribuka icyanditswe kivuga ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane. Buriya muri urwo rukungu hari uwaroga, hari uwabwirwa nawe agahindukira. Niba yahindukira akabisaka rikongera rigakura rikazamuka, niba rizaba ari urukungu ruhagaze, ariko gira icyo ukora. Hari igihe kimwe kera nyiri umusiribateri, ni kera nigeze kugambirira, kandi n'ubu ngubu Imana ibifashe wongere ugambirire. Nigeze kujya ngambira, nkabyuka mu gitondo ngasaba ngo Mana ndahagurutse ngiye kwinjiza muri bisi, twa tubisi dutoya twegeranye. Ndavuga ngo Mana, umuntu turi bwicarane ku ntebe, umume muganiriza nyemerere, hanyuma mubwire Kristo. Ni ukuri ibyo bintu byarankoreye kandi ndabizi, yaba yarahindutse yaba atarahindutse, icyo nzi cyo mu ijuru hari umunyago. Yesu nashimwe cyane. Ashaka kuba atarakirijwe muri iyo modoka, ariko yagiye abitekerezaho igihe kimwe agakizwa. Ndabizi, wowe vuga. Naragambiriraga yaba ari kuri moto ngiye, umumotari nkatangira ubwo tugenda tuganira ijambo ry'Imana, tugatandukana yemeye avuga ati mva nanjye nzajya njya gusenga. Ari uwo twicaye ku ruhande gutyo, mureke dukore umurimo wo duhamagariye hakiri kare gutarira. Ni ukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane. Tugera ku musozo, ndifuza niba hari ikindi wumva kikugurumanamo wabwira abadukurikiye kugira ngo bakore umurimo hakiri kare. N'ikaze hanyuma dusoze basabe gusengera abadukurikiye. Iyo turebye muri Matayo nako Yohani ibice 10 umurongo wa 10, mu mirongo imanuka hepfo guhereye ku bice 10, Yesu aravuga ngo avuga ko ari umwungeri mwiza, akavuga ko afite intama ngo zumva ijwi rye. Hari umurongo nkunda cyane uravuga ngo hari n'izindi ntama. Haleluya. Hari izindi ntama zitari muri uru rugo, nkwiye kujya kuzishaka ngo nazo zizumva ijwi ryanjye zitabe, ngo zizaza mu rugo ziba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo nizo zazimiye ziri hanze y'urugo, Yesu azifitiye icyizere, ariko zitegereje yuko ujya kuvuga. Hari umuntu ujya kuvuga ngo hari n'izindi ntama zitari muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzajya kuzizana. Haleluya. Zizumva ijwi ryanjye, zitabe, zize mu rugo, zibe umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Haleluya. Bavandimwe, Yesu afitiye icyizere na ziriya ntama zazimiye zitari mu rugo. Reka tureke gufokasinga kuzinjiye mu rugo, ariko n'iziri hanze Yesu azifitiye icyizere, kandi arapromisinga ko nazo zizumva ijwi zikaza zikajya mu mukumbi. Yesu ashimwe cyane. Rero tureke guciraho abantu b'Imana iteka, tugende tubajyaginga tuvuga ngo uriya ni umupagani, uriya ni ruharwa, uriya ntago yahinduka, uriya yarananiranye. Kandi Yesu abafitiye icyizere, avuga ngo hari izindi ntama zitari muri uru rugo. Haleluya. Reka ndekera aho, iby'Imana biraryoha. Yesu aguha umugisha cyane Pastor Mary. Reka tugera ku musozo, turabizi ko bahari, hari izindi ntama ziri hanze, mureke dufatanye tuzizane.
Imana ibaha umugisha cyane kubw'uyu murimo mwaje kudukoramo. Ni ukuri dusobanukiwe n'abandi basobanukirwe yuko tugomba gukora hakiri kare, iyo bwije nta kiba kigikozwe pe. Imana yo mu ijuru umugisha. Reka Pastor Mary azamure ijwi asengere abantu bose badukurikiye kugira ngo dusobanukirwe igihe cyo gukora. Imana y'umugisha. Amen. Dusenge. Data mwiza nyakubahwa, Uwiteka Imana y'ibihe byose, turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro. Turakoze kubwira ijambo riduhwiturira kongera gukora umurimo wawe. Tureke kwivugiraho kuko ntabwo twamenya igihe dufite, ntitwamenya igihe dusigaje kugira ngo bube bwije, kandi bwira ku muntu ku giti cye, ntabwo bwira muri rusange. Iri jambo rivuze yuko dukwiriye guhaguruka tugakora umurimo w'uwadutumye hakiri ku manywa, kuko hari ubwo umuntu bumwiriraho, hari n'ubwo undi bumwiriraho, undi bukaba bukiri ku manywa, ariko ugasanga n'uwo bukiri ku manywa nawe ntarakanguka, ntaramenya icyo akwiriye gukora, kandi butwiriraho mu bihe bitandukanye. Ndakwinginze kugira ngo dutere umwete, wongere ucane umuriro wake muri twe, umuriro w'ubutumwa bwiza, dusubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, dusubire ku cyo waduhamagariye, dusubire ku ntego nyamukuru wadutumye, twe gukora ibyo utadutumye, two gukora ibyo twebwe twagambiriye. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yaremye umuntu utunganye, ngo ariko abantu bishakira ibihimbano byabo. Udukure mu bihimbano byo muri iyi minsi y'imperuka, udukure mu byo turimo kwihangira bitari ibyawe, udukure muri pirate, udukure mu byaduka gukoreramo, twiremera ubutumwa butari ubwawe, twiremera amagambo atari ayawe. Tubabarire, ariko dutere umwete, duhaguruke. Dukeneye umuriro wawe kugira ngo uzongere uduhagurutse. Mwami, igihe ni iki kandi twaranakererewe. Turakorera muri shortage of time, turakorera mu gihe cyarangiye, kuko ntabwo tuzi umunsi wacu. Dutere umwete, tugirire neza, kandi udusubize ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Icyubahiro kibi cyawe, ufashe abantu batwumvise n'abatuwocenze, maze buri wese agira umwete, ahaguruka akore, yo kurindiriza ejo, kuko iby'ejo tutabimenya. Urakoze nyakubahwa, ushimiye kubw'umukozi w'Imana Goreti, umugirire neza n'iyicano Mpumuriza TV. Mwami Imana, uyihereze data gitari cy'amahanga, uyihe umugisha kandi uyiteze imbere, uyizamure. Imbaraga zawe zikomeze kugaragarira mu itorero ryawe no mu bakozi bawe. Tugirire neza, ugire ububasha kuri situations zacu, ugire ububasha ku bituremereye. Ubutumwa bwiza bugira ububasha mu midugudu dutuyemo, ubutumwa bwiza bugira ububasha mu masibo dutuyemo, ubutumwa bwiza buganze muri iki gihugu, ububyutse bugaragare muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwami, ubutumwa bwiza bugira ububasha, ubutumwa bwiza bugira ububasha, uvuguruza ibitekerezo by'abana b'abantu, ubicarenginge, utsinde ibitekerezo. Mwami data Uwiteka, utsinde ibitekerezo n'ibiri mu mitima y'abantu bitari iby'Imana. Mwuka wera ngo naza azatsinda ab'isi, ngo azatsinda ab'isi abemeze icyo ijambo ry'Imana rivuga ku cyaha, kandi bitume twihana. Mwami urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen.